tugiye kwakira umunyarwenya witwa Rufendeke. Ladies and gentlemen, ya performance ahantu hatandukanye, Seka Fest, Seka Live, Gen Z, ndetse niwe mu rugo. Amashime cyane twakire Rufendeke. Oya. Ariko byari bigiye kuba byo we. Noneho shakora hano fesha felicitation pe. Reka mbyikore merci. Wongeye ngo yo mu rugo urabizi ko magira. Uretse ni hamagari. Noneho mureke dukoze satani isoni. Mwebwe mwimagine. Mwumve kuri nkaho ari Chris Brown cyangwa se Will Smith ujanganyine. Mwana mwishiremo ngewe. Akatubere hano hari famille yanjye. Mutajya mura ndimo ndakanga gutya mukagira ngo hari ikindi. Reka nongeye ni hamagara cyema kabya nkuru twumve. Aha! Ladies and gentlemen, this guy, mesdames et messieurs, he's the one of the best comedian we have here in Rwanda. He goes by the name Rufe. Ladies and gentlemen, put your hands together, especially ready for the one and only Mr. Rufe. DJ Chukumira. Yeah. Ay. What's up Kigali? Je m'appelle Fred, garçon de mi-chance, petit frère de Jésus, ambassadeur de la vitamine de filles, of course, fils de joie machi kuri Fred nawe kamana. Mumaze kubona kuri mu rusengero. Akwisaha nayo yanga isimana yanjye. Kandi wabona ari junior wayikweduye use. Abahanzi uzajye nko gusenga mu rusengero kugira kumenye ikintu cyabuze. Hari ukuntu pastor n'umudiakono biganira ku ruhande, we kugira ubimenye ubigirwa n'indimbo bari kuririmba. Ujya kumva ngo weya barakibaza ngo weya cyagiye he. Kugira ubikonfirme n'indirimbo itekurikira. Twashakashatse hose twazenguru bakibuze. Kugira umenye ko bakibonye jya kumva ngo ibi bintu ni Yesu babikoze we turaneze. Iyi brage muyikomera amashyi. Nayibwiye pastor nabwiye nayibwiye president w'Ufaransa iramushimisha cyane arambwira ngo iyi brage niyo kabisa mwongere muyikomera amashyi. Julius Chita namubonyemo hano. Hagati aho ngaho felicitation yibarutse umwana w'umuhungu ni byiza n'iby'agaciro. Hari umutipe tubana mu rugo, tubana no muri Giti Business Group bamwita Dirane Kabaka. Ejo bundi twatwice tumo turaganira arambwira ngo ariko sinaje kubona sambwa niki ngo duhinja twose turasa. Ndabwira ahishuwa. Ndavuga nkangiyo nibonye nyiri agahinja nta wabitindaho nasaga na Naomi. Ibaze ko n'ubu ngubu turacyasa. Umuntu wabyishe nago mumuzi. Nabibwiye Joshua arambwira ngo naguze ikintu gitangaje. Ngibaze ko Chita ngo akiri agahinja nawe yasaga na Mutesi Jolly. Bikomera amashyi. Muri Bible hari ahantu handitse sinzi ndabyibagiye umurango kamera iranze. Umugore sinzi niba Roti niba ari Waroti niwe Roti niwe nde. Yarahindukiye areba inyuma areba Sodoma na Gomora ahinduka inkingi y'umunyu. Ndavuga ntacyo byari bitwaye ku nkingi y'umunyu. Muri kwibaza Chita yaza kuba ari we wari uri hari akiragiye. Yari ku mufuka w'amakara. Bikomera amashyi. Clapton Kibonke yicayemo hano naje bundi nawe yaribarutse kwibaruka bigezweho biri hit. Clapton Kibonke ejo nandi kumutekereza ndatekereza mujya mubona bino bintu ngo Imana kunari gitangaza nta kintu itahindura. Ariko ibaze ko nk'igihe abagore bamaze batwita, ibaze nk'Imana ibihinduye abagabo bagatwita. Muri kano kanya ubu ngubu mwabona nk'umuntu nka Ndimbati yameze nk'utwite nk'imbogo cyangwa inka. Ariko si ikibazo n'umuntu yaba bigeze kuri Clapton Kibonke. Umugore we yamutera inda, yamara kumutera inda akakira message cyangwa se notification imubwira ngo you don't have enough storage.
mbere yuko mva hano back in days niga muri primaire hari ukuntu abarimu b'ikinyarwanda akunda kukubwira ikintu wo kuzuza cyangwa se hari ukuntu baduherezaga homework cyangwa se bamwe muri ngege devoir abandi ni umukoro aho mwize nago maze groupe scolaire do ibyo ngibyo umunsi umwe turi kwiga nk'ibihekane ndi muri P3 cyangwa se 3e primaire akurumva umunsi umwe mwarimu araza atwigisha atubwira okay mwimagine ko ndi umwarimu nubwo mfite dread mushyiremo ko ndi wo kunyundo nta kibazo umunsi umwe araza aratubwira ngo tugiye kwiga ibihekane ngende umwe mwege nyine mwimagine ntabwo sibyo uyu munsi tugiye kwiga igihekane mbwa igihekane kihe akabanyeshuri muvuge cyane numve ko nyine muzanimuka ariko uyu munsi tugiye kwiga igihekane mbwa igihekane kihe mu gihekane mbwa turasangamo iki imbwa imbwebwe imbwa kazi imbwa n'ibindi undi munsi uyu munsi tugiye kwiga igihekane nsya igihekane kihe mu gihekane nsya turasa icyo tugisimbuke undi munsi araza uyu munsi tugiye kwiga igihekane nya igihekane kihe igihekane kihe mu gihekane nya turasangamo iki ahita bitubwira ngo kunya atatubwira no ibisigaye mujyane mushyira ababyeyi bafashe mu rugo nyine nka devoir à domicile ndataha ngera mu rugo mbwira abana tuyimutwe igihekane nya batubwiye ngo uretse kunya twatanga urundi rugero rundi mama arandeba yitonze ngo kunya babyanditse ibyo byabyanditse ngo ndika kwituma Kabukinga hongera inyana ubwatsi kabukinga